Mukomere mukomere mukomere, iyi nkuru nzanye nayo iratangaje. Ni inkuru yagaragajwe na Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se uzwi ku izina rya Ekenisi, akaba ari nyiri igitangazamakuru Radio One na TV One, akaba ari n'umuyobozi wacyo ndetse akaba ari na nyiri ikipe ya Gasogi United. Kenisi aravuga iki? Kenisi arashinja abakinnyi ba AS Kigali ko bagaragara mu bikorwa by'ubusambanyi n'ubusinzi mu buryo bukabije. Aha yabivuze mu yahe magambo? Yavuze avuga ati, waryamana n'abakobwa batatu ukaza uri muri hangova y'igitsina n'inzoga ugakora iki? Kenisi wavuze bamwe mu bakinnyi ba AS Kigali bafite imyitwarire imeze gutyo. Ibi ngibi Kenisi yabitangaje mu kiganiro cyatambutse kuri radiyo ye itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2023, mu kiganiro cyicaho mu gitondo cyitwa Rirarashe, aho yavuze ko muri AS Kigali harimo ikibazo cy'imyitwarire mibi. Yavuze ko kubona umukinnyi ukomeye nka Maniekere adashobora kugaragara mu kibuga, ukabona umuzamu wa mbere yishyuhije ari hanze, abarebera mu bidarubindi binini nkawe babona ko harimo ikibazo. Mu kunganirwa na mugenzi we bari kumwe mu kiganiro, Gilbert Mutabaruka yahise avuga ati, erega binavugwa ko hari abakinnyi batemerewe gutsinda, ko ibitego byose bigomba guhabwa Shabalala Hussein akaba ariwe ubitsinda. Mu kumusubiza vuba byihuse yaravuze ati, ayo ni amagambo. None se ko Shabalala afite imyitwarire myiza, tutaramubona mu kabari yasinze, tutaramwumva mu kintu cy'abakobwa, akaba yitabira imyitozo, yabuzwa n'iki gutsinda? Kenisi aho ngaho yavugiye cyane Shabalala ko ibimuvugwaho atari byo, by'uko aroga abandi bakinnyi. Ati, iryo ni itiku. None se Roteko newe ntiyatsinze? None se kuki Shabalala atamuroze? Shabalala ni umukinnyi uzwiho disipurine rwose, aho yanyuze mu magaju muri Rayon Sport ndetse n'aho abarizwa uyu munsi muri AS Kigali, bikaba bituma anatsinda rwose. Kenisi yakomeje avuga ko na Rayon Sport ndetse na Bugesera Football Club bene ibyo bibazo birimo, cyane cyane avuga ku banyamahanga. Umuyobozi wa Gasogi United bikibazwa impamvu yatinyutse kuvuga indi kipe kandi nawe afite ikipe muri iyo shampiyona. Ese bahuye AS Kigali ikamutsinda, yasobanura gute ko ikipe yatsinzwe n'abantu yita abasinzi n'abaza mu myitozo bafite hangova y'igitsina? Gusa nanone iki ni ikibazo kivugwa koko mu banyamahanga. Abanyamahanga cyane cyane aribo bigaragarwaho niba ari ugukunda abatoto beza bari mu Rwanda, yagera mu Rwanda akabona abakobwa beza kandi akaba ahembwa n'amafaranga menshi mu makipe yo mu Rwanda, ntawamenya ibyo ari byo. Abanyiri makipe bagomba gukurikirana imyitwarire y'abakinnyi babo, kubera ko nibo babishyura, nibo iyo batatanze umusaruro niba igihombo kizaho mbere y'uko hahomba umukinnyi, kuko aba yamaze kubona ibye. Bafana rero mukomeze gushyigikira amakipe yanyu kandi mugerageze no gufasha ubuyobozi kugenzura abakinnyi. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Iyi ni inkuru twasomye ku kinyamakuru Isimbi.